inshuti zacu bakristu banywanye be mwese b'umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Seven Saint Gikondo aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha. Turi kuwa gatandatu tariki ya 4 Ukwakira. Uyu munsi rero tukaba twazindukiye hano ku butaka bwa Paroisse y'umuryango mutagatifu ahagiye kubera urugendo nyobokamana rw'abakristo ba Paroisse ya Gikondo. Muri kumwe na Joseph Habumukiza ugiye kubafasha gukurikirana urwo rugendo rutagatifu nibiri bubere mu rugendo rutagatifu rwose umunota ku munota. Kuri uyu munsi rero kwa gatandatu tariki ya 4 Ukwakira, abakristo ba Paroisse ya Gikondo yitiriwe mutagatifu Vincent Paroti ni hano i Gikondo bakoze urugendo nyobokamana rugamije guca mu muryango w'impuhwe z'Imana hano kuri Paroisse mutagatifu y'umuryango mutagatifu mu Paroisse 10 ya mbere yakiriye inkuru nziza Yezu Kristo hano mu Rwanda. Uyu munsi rero Paroisse ya Gikondo nuva abakristo bagize Paroisse ya Gikondo bakaba baje kunyura mu muryango w'impuhwe z'Imana hano muri Paroisse y'umuryango mutagatifu, dore ko ari imwe mu Paroisse yibarutswe ni Paroisse ya Sainte Famille. N'abakristo rero baturutse mu miryango remezo 24 zitandukanye zigize Paroisse ya Gikondo. Buri mpuzamiryango remezo ikaba yahagarariwe ku rwego rwayo, ariko gahunda yose ikaba yatangiriye ahangaha ahagana mu masaa 3 rero akaba ari abakristo bageze hano ku butaka bwa Paroisse yitiriwe mutagatifu umuryango mutagatifu. Abakristo baje ari benshi ukurikije urugendo bakoze, ukurikije uburyo impuzamiryango remezo zitatanye, bakaba bitabiriye ku bwinshi cyane. Bahageze kare ndetse bamwe bakaba bageze ku buryo batangiranye no gukora isuku hano kuri Paroisse y'umuryango mutagatifu bategereje abandi. Muraho neza. Yezu Kristo akuzwe. Abo tutaziranye rero nitwa Padiri Ezekiel Kimbira, kandi padiri mukuru kuri Paroisse ya Sainte Famille. Iki kiganiro rero ntabwo gitinda no kwibukiranya igikorwa tugiye gukora. Cyambere turareba ni umuryango w'impuhwe z'Imana ni cyamateka vuba muri twibukiranya. Noneho tugire n'ukuntu kunyura mu muryango w'impuhwe z'Imana byaje ari iwacu mu Rwanda ndetse no muri diyoseze yacu ya Kigali. Cyakabiri tureba n'amateka y'Paruwasi murane hari impamvu Episkopi yahisemo ahabe ari bajya umuryango w'impuhwe z'Imana muri iyi mu kwizihiza Yubile y'Impurirane imyaka 2025 gucungurwa kwacu n'imyaka 125 Evanjili maze igeze mu Rwanda. Muziko turi kubyizihiza na n'ubu tugenda twizihiza mu byiciro binyuranye by'abakristo
tukaba tugeze rero mu kwizihiza Yubile y'abalayiki hano muri Arikidiyosezi, izaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 muri paruwasi ya Gishaka, hakurikiyeho ibyumba, bizaba mu kwezi gukurikiyeho ku itariki ya 8 ibyumba nyine. Tunasoza Yubile nyine urwego rw'igihugu bizabera hano i Kigali ku itariki ya 6 Ukuboza uyu mwaka, bari kubitegura buriya ababishinzwe bamara kubinoza neza, bazatubwira aho bizabera n'ukuntu tugomba kwitwara kugira ngo tuzabitwara ukiriye. Hano rero kandi bakatubwira ibijyanye na intelijensi. Intelijensi ni iki? N'ibyo tugira ngo tuganireho muri iyi minota, ariko rero bajya bavuga ko abapadiri twiharira ijambo, namwe ndaza kubafanya twungurana ibitekerezo. Niyo mpamvu ugiye kuvuga nihuta kugira ngo n'abakristo dusigarane iminota yo kungurana ibitekerezo, kuganira cyangwa se kubaza utubazo tumwe na tumwe ku bijyanye n'icyo mumaze kumva. Twihuse rero, paruwasi ikorerwamo ubutumwa n'abapadiri b'abaparotini igihe kinini, kuko Gikondo kugira ngo imaze igihe kinini ikorerwamo ubutumwa n'abapadiri b'abaparotini, inzira n'ubu ndababona imbere yacu. Nanjye ndi w'i Masaka, narezwe nabo, rero ni hamwe. Urumva rero hari umurage bagenda dusigira cyane cyane, ubona ngiye kuvuga ku mateka y'impuhwe z'Imana. Impamvu rero ko nabitindaho kuko nawe utazi iriya shusho ya Yezu ndakwizera na Mutagatifu Mama Faustina, Yezu Kristo yashatse kutwibutsa impuhwe ze nanone, kugira ngo kenshi na kenshi agenda twibutsa uhereye no ku isi ko yabayeho mu mavanjiri yose. Yezu Kristo ni umunyampuhwe, ubishatse ugiye mu bantu benshi yagiye agira impuhwe, ni benshi cyane tugiye kubarondora. Mandiri Samba cyo ku musaraba, Zakewusi, ni benshi cyane. Yashatse kutwibutsa rero nanone impuhwe ze abinyujije kuri Mutagatifu Mama Faustina wo mu gihugu cya Polonye, ndetse Papa nyir'ubutungane Papa yabaye Mutagatifu Yohani Pawulo wa II aza noneho abishyiraho ingufu kugira ngo impuhwe z'Imana zanyuje kuri ya Mutagatifu Mama Faustina zikwire ku isi hose, kugira ngo buri gihe tujye tuzirikana impuhwe ze. Yongera kubitwibutsa abinyujije kuri ya Mutagatifu. Icyo ni cyane. Icya kabiri ni uko i Roma nabo mu gihe cya Yubile hari umuryango bakinguraga wo kwizihiza umwaka wa Yubile, noneho abakristo bakanyura muri uwo muryango witwa impuhwe z'Imana, wari uhari n'ubu urahari kandi. Ariko rero bari bahari muri 2016 bari bafite Papa Francisco yashatse kwegereza noneho icyo gihe wari umwaka nyine w'impuhwe z'Imana,
yashatse kwegereza noneho iyo miryango y'impuhwe mu madiyosezi yose, akayegereza abakirisitu, kuko icyo gihe byasabaga ko abakirisitu bajya i Roma, ni bande bagezeyo ni bangahe kugira ngo bere mu miryango y'impuhwe. Icyo gihe rero yashatse ko uwo mwaka w'impuhwe z'Imana muri 2016 wagera mu madiyosezi yose, ndetse abepiskopi bahabwa n'uburenganzira bwo kugira aho bafungura imiryango y'impuhwe z'Imana mu mwaka w'ibihumbi 2016. Icyo gihe rero kwizihiza uwo mwaka ngira ngo inama muri diyosezi ya Kigali bo n'abandi ubwo twatangiye kujya tunyura muri imiryango y'impuhwe z'Imana, ngira ngo twebwe wafungurwa kuri buri cyicaro cy'akarere k'ikenerabushyo niko tubyita, cyangwa se ahandi hantu umwepiskopi yahisemo. Ngeri icyo gihe nabaga nari padiri mukuru wa paruwasi ya Musha, ngira ngo icyo gihe bafunguye muri iyo zone yacu, rero twazaga Kabuga mu ngoro ya Yesu Nyirimpuhwe, niwo muryango wari uri. Ayo mateka nayo yaje ubundi muzi ko twinjije umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Muri uyu mwaka rero w'impurirane 2025, tuzirikana iyo myaka nyine 2025 yo gucungurwa kwa muntu, ndetse n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, uburenganzira bwongeye gutaha. Umwepiskopi rero yahisemo, ndavuga muri Kigali mu mujyi, yahisemo paruwasi ya Sainte Famille, ariko noneho no mu buri karere k'ikenerabushyo nanone kugira ngo abakristo boroherezwe, naho umuryango urafungura. Paruwasi ya Rulindo, paruwasi ya Rwamuba, Kabuga kuri Yesu Nyirimpuhwe, i Nyamata, imiryango y'impuhwe z'Imana irahari. Iyi paruwasi ya Sainte Famille ko uko muyibona ubu bwose yari ntoya, ariko mbere nyine yari nini, yari misiyoni ya Kigali. Iyi misiyoni rero uretse paruwasi ya Rulindo iherereye ahagana mu majyaruguru mu karere nyine ka Rulindo, ariko hano muri maparuwasi yose agize arikidiyoseze ya Kigali, urebye hari muri paruwasi ya Sainte Famille. Ni ukuvuga ko rero yaje ari iya 10 nk'uko turaza kubibona, ishingwa wa 21 z'ukwezi kwa 11/1913 ku munsi wa Bikira Mariya atorwa Imana mu ngoro. Ishingwa abapadiri ngiye kubabwira: Padiri Max Theodore France Rondes, Padiri Xavier Zumbier na Frère Alfred Bruda. Abombi bari baje baturutse muri misiyoni ya Save, naho Frère we aturutse muri misiyoni ya Nyundo. Yashinzwe nyuma y'imyaka 13 y'umunsi Yesu Kristo itashye mu Rwanda, n'imyaka 8 Kigali itoranyijweho kuba umurwa mukuru w'u Rwanda. Mbere yo kwishima ku mugaragaro, habaho kurambagiza ikibanza no kubaka akazu ka mbere mfatakibanza byakozwe na Frère Emery mu muryango w'abapadiri bera, akaba yarashinze ubwubatsi. Niho tariki ya 19 Kanama 1912 yahagurutse izaza yerekeza i Kigali,
hagurukana n'abafundi n'abanyasabumarabe bagomba kumufasha mu mirimo ye. Bageze i Kigali nyuma y'iminsi 3 tariki ya 20 Kamena 1912 ku isaha ya saa 7 bakirwa na Padiri Felix Dufayis wari waje mbere aturutse muri misiyoni ya Rwaza. Bageze basaga maze gucukura imisingi bagomba kubaka inzu ya mbere. Iyi paruwasi yari yifuzaga kuyubaka ku mpinga ya Kigali, bazwi izina rya Mont Kigali, igakomeza mu gukora nuko nta mazi yabonekaga muri iyo mpinga, maze bemeza kubaka misiyoni aho iri muri iki gihe, kuko hasaga n'ahegereye amazi y'igishanga cya Kinamba. Ubwo bahise batangira kumbisha amatafari ariko baza guhura n'imvura nyinshi yaguye muri Nzeri mu cya 12 yangiza amatafari menshi, ariko ntibyabaca intege. Urumva rero ko abamisiyoneri akenshi na kenshi bakundaga kubaka mu misozi hejuru, kuko amaparuwasi yacu ubona aba hejuru. Ariko hano ntabwo bashaka kwishyira kuri Mont Kigali, ariko bakavuga ati se amazi tuzajya tuyabona gute bagera hariya hejuru. Baza rero kurabageza aha ngaha kugera hano hepfo ku Kinamba ntabwo ari kure cyane. Twibutse rero ko bari byinshi umuntu agiye ataruka kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Twibutse ko misiyoni ya Sainte Famille yashinzwe hagati mu gihugu, umurwa mukuru w'u Rwanda. Twabibonye ishingwa ari iya 10 nyuma ya misiyoni ya Save yo mu Bwanamukari 1900, Zaza mu Gisaka 1900. Tuno turere twa kera ndi kuvuga ariko bahitaga Nyundo yo mu Bugoyi 1901, Rwaza yo mu Burera 1903, Mibirizi yo mu Kinyaga 1903, Kabgayi yo mu Marangara 1906, Murunda yo mu Kanage 1909, Rulindo yo mu Bumbogo 1909, misiyoni ya Kasi yo mu Mvejuru 1910, na paruwasi ya Sainte Famille muri ya hano bahitaga hano bavuze ko ari Kaga, bavuze ko ari mu Bwana cyane. Hano ni mu Bwana cyane. Na paruwasi ya Sainte Famille yo mu Bwana cyane yo muri 1913. Kuva yashingwa rero imaze kwibaruka izindi paruwasi 13 z'ingenzi zavutse mu bihe bitandukanye, kandi n'ubu ibigikomeza ntawamenya. Ya mbere paruwasi ya Rutongo yashinzwe muri 1955, hakurikiraho Nyamata 1957, Kabuye 1961, hakurikiraho impande 3 arizo Kicukiro, Mutagatifu Mikayire na Masaka zashinzwe muri 1963. Bidatinze haza paruwasi ya Nyamirambo yashinzwe muri 1964, Shyorongi 1967, Ndera 1970, Gikondo 1976, sanze niba ari byo, Gishaka 1992, Kacyiru, Kabugu muri Kacyiru muri 2004, Kimihurura nayo ishinzwe ejo bundi muri 2021, ndetse na paruwasi imaze kuvuka vuba yitwa Gihogwe, nayo twaye igice kinini cyo hejuru mu misozi ya Jari, naho hahoze hari muri paruwasi ya Sainte Famille. Igihugu yashinzwe
11 z'ukwa 11 muri 2023 kuva paruwasi yashingwa rero muri 2013 kugeza uyu mwaka abapadiri bamaze kuyagaramo ubutumwa bagera ku 110 muri abo bapadiri harimo ababaye n'abepiskopi Musenyeri Girumwami yabaye hano, Musenyeri Anakereti Mwumvaneza naho umwepiskopi wa diyosezi ya Nyundo yabaye padiri mukuru hano igihe kinini, Musenyeri Nikodemu nawe yageze iki uretse kwitaba Imana nawe yayoboye paruwasi imyaka igera kuri 10 kuva za 36 kugeza 76. Habaye kandi abafurere 13 bashinzwe cyane cyane inyubako. Paruwasi kandi imaze kubyarira kiliziya abapadiri barenga 24 hari abitabye Imana ariko abandi bari mu butumwa hirya no hino, harimo n'ababaye abepiskopi, harimo nka Musenyeri Celestine Hakizimana w'abepiskopi wa diyosezi ya Gikongoro, tutibagiwe Musenyeri Jean Bosco Ntagungira umwepiskopi wa diyosezi ya Butare. Ese umuntu utaragize amahirwe yo guhabwa penetesiya aramutse ayisabye ubundi munsi ntabwo iyo urujesiya ishyitse yayihabwa? Ariko mutangiye gushyiramo kondisiyo kandi mbabwiye ko impuhwe z'Imana nta kondisiyo zigira. Mu ngendo nyobokamana zanjye buriya Imana ibireba ikakubabarira. Na penetesiya rwose ushobora gucikanwa ubisize ku mutima ukavuga uti reka njye kuyisaba muri rwawe nta kibazo rwose kiri. Ibona Imana rero nongere kwibutsa nta natanga kondisiyo ngo nugira gutya ugire gutya. Iyo ufite umutima umenetse niko bavuga wihana ibibireba, ireba kure mu mutima, no mu ngero z'umutima iba yazengurutseyo mbere y'uko wenda tubikora n'inyuma. Kuko nshobora kubikora n'inyuma ibyo ngibyo tuvuze byose byiyerurutsa imbere ntatungana. Iyo rero ikiturusha ni ugucengera mu mitima yacu ikabona waje hano kubera izihe tansiyo bibi bizi Kristo y'igikora rwose imeze neza yaje, ariko yo twe turebera inyuma abantu. Iyo rero yarangije kukureba no mu mutima, mu bitekerezo no mu mutima wacu byose biba ibireba. Icyangombwa rero ko bikorana intensiyo de rwanda rwose kuvuga uti ndi muri uyu murongo kandi icyo nshaka ni kiriya. Ije muri ya penetesiya nibona ko udashaka no kwisubiraho kugira ngo nerekane ko ninjiyemo, tukamukeresanga penetesiya kenshi. Ni byiza ariko nanone akakubwira ati kora eforo uhinduke sobanura ubeshya. Umutimanama wacu rero imbere ngira ngo murawuzi, ugiye gukora ikintu ubanza kukuburanya muri kwiyarutse tukumva ngo se ntabwo ugiye gusubira none batekanye. Imana itureba imbere mu mutima rwose, kurusha uko twebwe abantu tureba cyangwa se duca imanza. Nuko murakoze. Kuvuga ati mbere Jenoside ushobora kwisabira undi muntu muzima nta kibazo afite. Abapfuye bo turabasabira gusa ntabwo mubizi ko abapfuye tubasabira misa cyangwa se Imana ibabarire ntabwo mubizi. Rero turabasabira si byose cyangwa se abarwayi, ariko abantu bazima bagomba gukora ifuru nabo bakabyisabira.
abarwayi mpamvu bivuga nuko hari ikirema abantu babonye kiryamye aho ngaho, noneho ahantu bazima baraza batari ku iki uyu muntu wamushyira Yesu. Baranahageze basanga neza babura aho banyura, babana barurira bakuraho Yesu. Baramumanura ku migozi mu ngobyi. Yesu agiye kubona abona ingobyi iruhande n'ikirema kirabyara. Ivanjiri yatubwira ati Yesu yarebye hejuru abonye ukwemera kwabo bakoze akazi gakomeye, kuko iyo atagira abantu bazima se ntabwo ari kuhagira imbere ya Yesu. Abonye ukwemera kwabo abwira ikirema ati byazo yarabikishije. Noneho yejuje se b'abafarisayo kugira ngo umwana w'umuntu abereke gufata ingobyi yawe igende. Kuko amasengesho yacu agenda yunganira cyane ariko batuvuyemo murabizi n'ubu wenda no ku barwayi, kuko hari abarwayi baryamye mu bitaro CHK cyangwa Faisal cyangwa n'ahandi. Icyo gihe twebwe abazima turamusaba, ariko abazima hamwe natwe tugomba gushyiraho n'ubuzaniro babusabire wese ugire gukora iki. Nyagasani Yesu abonye ukwemera kw'abariya bantu abwira cya kimuga ngo arurwaye uryamye mu mbago wahabwa kugenda ibyaha cyangwa bikijijwe. Burya rero ntabwo dukizwa n'ukwemera kwacu gusa, dukizwa n'ukwemera kw'abacu n'ukwemera kw'abaduhetse. Niyo mpamvu imwe mu nshingano z'umukristo ni uguheka abandi tukabashyira Yesu. No mu ndurugesiya ni uko nguko duhabwa izo ndurugesiya, ariko nabo duhetse bose nabo zibageraho. Yabisobanuye neza bya bikomere n'ingaruka zatewe n'ibyaha byacu kandi byinshi. Burya reka mbaho urugero, ushobora kujya kwiba umuntu akagufata cyangwa bakagufata, warangiza ugasaba imbabazi. Wasabye imbabazi n'ibyo baziguhaye, ariko ugomba kwishyura by'abandi batanze. Niyo wagiye muri pereteje ukavuga ngo naribye, baravuga ngo uzasubize iby'abandi. Rero natwe nubwo duhabwa imbabazi rwose mu ntebe ya peretensiya kubera ibyaha byacu, ariko hari ibikomere, hari n'ingaruka z'ibyo byaha byacu bisigara. Rimwe na rimwe bakavuga ngo tuzajya kubyishyurira hehe muri purigatori, cyangwa tuzabyishyura tukiri hehe hano ku isi. Izi ndurugesiya ni izo mbabazi z'Imana tuba twarose binyuze muri Kiliziya n'ububasha yahawe. Ibyo Kristo yakoze ashinga Kiliziya akayiha n'ububasha. Kiliziya inyura muri izo nzira, muri ubwo bubasha yahawe na Kristo, kugira ngo tubashe gukira n'ingaruka twari kuzishyurira muri purigatori. Tukazikira, tukazibabarirwa binyuze muri Kiliziya, muri izo mpuhwe z'Imana. Izo ndurugesiya rero nibyo njye kumva ko twababariwe n'ibyo, ariko ntabwo ari uko wababariwe gusa icyaha cyarangiye. Hari ingaruka z'ibyaha, ingaruka hari n'ibindi bikomere bisigara. Ngiye kuvuga ngo no muri Jenoside abantu bababariwe hasigaye inshingano zo kujya kwishyura cyangwa gufasha aho biciye, kurira abana n'ababyeyi, umuryango w'abo bahekuye. Izo ndurugesiya rero ngeze bya bitwari kuzishyura muri purigatori, bya za ngaruka z'ibyo byaha byacu nabyo tukabibabarizwa, tukabikira, Imana ikatwishyurira binyuze muri Kiliziya ntagatifu. Izo mbabazi rero zigera no kuri bose. Kwemera kwanjye nako gufasha kujya, reka twongere dutange n'urugero rwa Zakewusi. Zakewusi y'umujura yumvise ngo Yesu aratambuka yurira igiti, Yesu aramubwira ngo manuka uyu munsi ndayane wawe. Hajya arafungura, Zakewusi yumva arafashijwe, ahita apfukama hasi abwira Yesu ngumva, nabona nahemukiye bose, nabona nibye bose, ngiye kubasubiza nkubye kane. Bona nari igihumbi namuha bine, n'ibyo bitanga 20. Yesu baramureba yumva yishimye, ati ndakubwiza ukuri, umukiro w'Imana watashye muri Yesu. Ntabwo watashye kuri Zakewusi gusa,
umutima w'Imana utashye bari mu buyobozi bwose kuri urwo rugo rwose umuyobozi w'ikigo kubera Zakewusi umwe wicujije. Bivuga rero ngo uko turonka impuhwe z'Imana tubabarira tuzironkera no ku n'abandi bacu bose, nabo bakaba umutima ugataha umuryango wose kubera umuntu umwe wicujije. Ni nk'uko n'izo ndorerezi nazo duhabwa imigisha tuza guhabwa kuri uyu munsi nayo iza kugira ku bavandimwe n'ababyeyi bacu. Ubu Nyagasani Yezu Kristo abonye ukwemera kwawe, we waje aha ngaha ufite ukwemera, arabwira wa muvandimwe wawe uryamye wese yashaka guhaguruka utahe, ibyaha byawe arabikijijwe. Wabonye ukwemera kwawe n'ukwicuza kwawe nyakuri. Ejo bundi baduhaye inyigisho ku byerekeye urugendo rw'Iyobokamana ko turukorana umubiri n'umutima wacu. Twebwe abantu tureba hano inyuma gusa tukareba ngo kanaka yaje kanaka yagize gutya, ariko ashobora kuba yaje ari umubiri gusa umutima wibereye ahandi. Ashobora kuba hari n'undi wasigaye ariko Imana ifite uko ibibona nyine. Ariko Nyagasani abonye ukwemera kwawe mu rugendo butagatifu wakoze, mu kwicuza kwawe, mu kongera kugarukira Imana kwawe, abwira wa muvandimwe wari ufite umwenda mu rugo, wari ufite ideni ryamujujubije, ati ukwemera kwawe kuragukijije, Nyagasani Imana yakwishyuriye. Ikindi akenshi na kenshi usanga twazana umubiri gusa cyangwa tukagumisha mu rugo, byose rero tujye tubyiyegurira Nyagasani. Icyo narangirizaho rero ko iyo tumaze kubihabwa bidufasha kugira ngo dufashe n'abandi, kuko umwana wa mugani icyo anyunguye yabuze minerivare akavuga ryasengesho ku Nyagasani, cyangwa se n'igihe dutega agatebo cyangwa se intambara bati mushyiremo ibyifuzo byanyu tubiture Imana. Umwana akandika ati Nyagasani kigenda cyangwa minerivare nkarangiza mu rugo nta kigenda ntayo bafite. Ni Imana iyo izayamuha, ntabwo uzaza ngo Nyagasani yeza azayamuha ushobokeye mu mufuka, ahubwo akunyuraho agatera mu mutima wawe igitekerezo cyiza cyo kugira ngo umufashe, kuko niba ufite amafaranga ufite ikindi. Wenda mu gihe cyo gushimira Imana tugiye gufasha natwe udufaranga dushyize Imana idukoresha kugira ngo rero twite ku bavandimwe. Nyagasani yatunyuraho kugira ngo dukore ibikorwa byiza kuri iyi si. Bakristu nshuti mwese banywanyi bacu umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paul Gikondo, aho muhereye hose turacyari hano kuvuga rwa Paroisse y'umuryango mutagatifu Sainte Famille hano mu murwa mukuru wa Kigali, aho Paroisse abakristo ba Paroisse ya Gikondo baramukiye bakora urugendo nyobokamana rwo guca mu irembo ry'impuhwe. Kuri mwanya rero nyuma y'inyigisho Padiri mukuru Ezekiel amaze gutanga, akaba arimo kuyobora umuhango nyirizina wo guca mu irembo ry'impuhwe, aho abakristo bateraniye hano ku rubuga rwa Paroisse barimo guhabwa umugisha, baterwa amazi y'umugisha kugira ngo baje babone uburyo kwinjira mu irembo ry'impuhwe mu muryango wagenewe kunyuramo muri iki gihe twizihiza yubile y'impurirane imyaka 2025 gucungura kwa muntu ndetse n'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda. Paroisse ya Sainte Famille rero ikaba ari mu Paroisse 10 yakiri inkuru ziza hano mu Rwanda hari mu mwaka w'1913 nyuma ya Paroisse 10. Uyu munsi rero ikaba irimo kwizihiza yubile imyaka 112 imaze yakiri inkuru nziza. Paroisse ya Gikondo ikaba irimwe mu maparoisse yibarutswe n'iyi Paroisse ya Sainte Famille, dore ko Paroisse Sainte Famille muri diocese ya Kigali ari Paroisse twafata nk'umubyeyi wa Paroisse nyinshi za Paroisse zigize diocese ya Kigali. Paroisse ya Gikondo rero uyu munsi ikaba yakoze urugendo twavuga ko ari urugendo mpurirane narwo, kuko yaje gusura umubyeyi wayo, ari nako kandi ikora urugendo nyobokamana rwo kwizihiza iyi yubile mpurirane ya diocese ndetse isi yose irimo, twavuga isi yose muri Kiliziya Gatolika, aho twizihiza gucungurwa kwa muntu imyaka 2025
n'umwihariko imyaka 125 impunzi zigeze mu Rwanda. Paruwasi ya Gikondo uyu munsi ikaba yabukereye aho abakristo baturutse hirya no hino mu mpizamiryango remezo baje muri urwo rugendo nyobokamana rwo kongera kuvoma ku isoko y'umuryango hano Sainte Famille, niho paruwasi ya Gikondo nayo ivukamo yibarutse nk'izindi paruwasi zikomoka kuri paruwasi ya Sainte Famille, ikaba yaje gusura umubyeyi wabo, ariko nanone ikaba yaje gukora urugendo ntagatifu rwo kuca mu irembo mu muryango w'impuhwe z'Imana kugira ngo twese hamwe iyi yubire dusigire twuzuye izo mpuhwe z'Imana nk'uko Yesu Kristo yatubwiye ati nimungane mwese abarushye n'abaremerewe nzabakira. Mu kanya rero nk'uko tubibona nk'uko twabyifuje rero imisa yaririmbwa n'abaririmbyi bo mu makorali yose. Abaririmbyi bose rero aho bari bakagira mu makorali atandukanye bazi bicaye ku mwanya w'abaririmbyi badufashe gusingiza Imana no kurushaho kwakira imigisha. Muri icyo gihe abigishwa ko ari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati mwigisha na rombi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arabwira ati koko nabaga nagasekibi ahana nuka kwijuru nk'umurabyo. Dore babasha kuri batinzoka nazamanyenga no gutsinda umwanzi wese kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara nimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditswe n'ijuru. Kandi Yesu ahimbazwa na Roho Mutagatifu maze aravuga ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi mushimiye ko ibyo babisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira byaciye bugufi, kuko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na data kandi ntawe uzi mwana uwo ari we keretse data, nta n'uzi data uwo ari we keretse mwana n'uwo mwana ashatse kubihishurira. Hanyuma yindukirira abigishwa be ababwira ukwawo atahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abantu benshi n'abandi benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, nk'uko twigeze kwikomozaho, uyu munsi turahimbaza mutagatifu ukomeye cyane, mutagatifu Francisco wa Assisi. Mutagatifu rero yavutse mu 1182, yitaba Imana mu 1226. Yavukiye mu ntara ya Umbria mu Butaliyani. Akivuka bamwita Giovanni di Pietro Bernardone. Yavutse se yagiye kugura imyambaro mu Bufaransa kuko yacuruzaga imyambaro y'agaciro gakomeye. Nyina yamubatije izina rya Giovanni, ashatse kuvuga Yohana. Sagarutse avuye mu Bufaransa, aza yarakunze Ubufaransa cyane kuko yari yararongeyemo ubukungu bwinshi, maze amwita Francesco, bivuga François.
ari byo France mu Faransa cy'icyo gihe nyine. Icyo gihe rero iryo zina rikaba ryarasobanuraga Umufaransa. Mu myaka y'igihumbi n'ijana na mirongo icyenda yatangiye amashuri abanza yiga n'Ikilatini, ariko ateganya gusimbura se mu bijyanye n'ubucuruzi. Afite imyaka 14 yavuye mu ishuri yinjira mu rugaga rw'abacuruzi. Yagejeje no kujya mu ngabo z'umujyi wabo zarwaniraga kwigenga, nuko afunga umwaka. Mu busore bwe Francisco yabanje kuba umuntu utitaye ku by'iyobokamana, ariko agakunda kwinezeza mu mibanire n'abandi, akaba umusore ukunzwe muri bagenzi be, kuko iyo yabaga avuze ikintu cyangwa gisezeranije abandi yaragitunganyaga rwose, nta na rimwe yicaga amasezerano ye. Muri make yari imfura, kuko uw'Imana yitiyemo ntiyema kumureshya kugeza igihe imwigaruriye. Francisco rero ajya guhinduka yazirikanye ijambo rya Yesu Kristo rigira riti, ushaka kumurikira ntiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Agitekereza guhinduka akikenesha, yahuye n'ingorane zikomeye zo gutotezwa na se, kuko bitumvikanaga ko umwana we yakwambara ibicwabari agasabiriza kandi ntacyo yamuburanye. Muri Francisco rero ni kimwe no ku bandi benshi, Imana yakoresheje ubushobozi bwayo maze ikorera muri we. Yafashwe n'indwara iramuzahaza cyane, amacuti yose amucikaho ntiyamusura, nuko kitaba gusa nawe yasuzuguraga. Ibyo byatumye adafite icyemezo cyo kuyoboka Imana yonyine, akaba ariyo akorera. Nuko amaze koroherwa neza yegurira Imana burundu. Abakurikirwamo rero na bagenzi be 12 bashinga umuryango w'Abihayimana. Umuryango umaze kumenyekana hirya no hino, umwepiskopi wabo yabahaye uburenganzira bwo gushishikariza abakristo ukwitagatifuza muri diyosezi. Icyo gihe bahindura abantu batabarika, ndetse benshi bakurizaho no kwinjira muri uwo muryango. Francisco rero yihatira cyane kugena amategeko agenga umuryango, nuko Papa amaze kuyashima aboneraho no kwemera umuryango wabo. Uwo muryango Francisco wasize yashinze niwe wafashe izina ry'Abafransisikani tuzi ubu ngubu. Abaye bakimara imyaka 10 umuryango utangiye, abamaze kuba 5,000. Umuryango w'ababikira b'Abakararisa nawo usanga ukomoka kuri Mutagatifu Francisco w'Asizi, kuko yafatanije na Mutagatifu Karara w'Asizi uburema. Nabo bashaka kuvuga bihagije uburyo Mutagatifu Francisco w'Asizi yahaye isi agaciro, uburyo bwose yita ku bantu bose ndetse n'inyamaswa z'agasozi akaziha icyubahiro. Mbese ikintu cyose cyaremwe n'Imana akacyubaha. Yesu Kristo yaje kwemera ko kwemeza ko ubuzima bwa Mutagatifu Francisco n'inyigisho ze bitunganye, maze ku itariki ya 14 Nzeri 1224 amukorera igitangaza cyo kumuha ibikomere bye 5 mu Gifaransa bita stigmate. Yemeye kwicisha bugufi bikomeye, yegera umukene nyuma y'abandi. Ibyo byose abigirira urukundo rw'Imana. Ubuzima bwa Francisco bacira urubanza abanyabwenge b'isi basuzugura umusaraba. Yiyemeje kubaho umukene, yiyemeza gusabiriza no gutungwa n'Imana Data gusa. Francisco rero yakorewe ibitangaza byinshi, kandi nawe arabikora. Umusaraba wigeze kumuvugisha ari gusengera muri kiliziya yeguriwe Mutagatifu Damiyani. Umusaraba usana iyo kiliziya yasenyukaga. Yakoraga ababembe
akabikora asoma ibibembe byabo maze bagakira ubuzima bwe amaze guhinduka bwaranzwe no kwiyemeza gukurikira Kristo isengesho ibyishimo ubukene no kwamamaza inkuru nziza no gukunda ibyaremwe byose. Francisco Assisi yitabye Imana tariki ya 4 Ukwakira 1226. Ni Papa Gregory wa 9 wamushyize mu rwego rw'abatagatifu mu 1228. Tumwizihiza ku itariki ya 4 Ukwakira buri mwaka. Ibiti bikuye mu gatabo ka Patagatifu duhimbaza buri munsi kuri micapuro ya Butiriya ya Diyosezi ya Butare Mata 2013, urupapuro rwa 306 ukageza urupapuro rwa 307. Kuri uyu munsi rero twaje kunyura mu muryango w'impuhwe za Nyagasani, umuryango w'impuhwe z'Imana, bikaba bihuriranye n'uko twizihiza umutagatifu w'agatangaza Mutagatifu Francisco Assisi wahindutse. Abatagatifu bagiye bahinduka, Mutagatifu Paulo bakava mu buzima bumwe bakajya mu bundi, bashaka kugira ngo bayikorere. N'uyu Mutagatifu Francisco Assisi rero murabona ko ariko byamugendekeye agahindura akajya gukorera Imana. Ndetse na Mutagatifu Francisco Saveri nawe urebye nawe guhinduka n'ubu, ariko yamara guhinduka agakora Imana yivuye inyuma. Mwumvise ko mu gihe cye Nyagasani yamwifashije kugira ngo aboke abakene, ndetse ashinge n'umuryango w'Abafransisikani wita babaye b'ingeri zose, bita ku bakene. Ndetse n'abakobwa bafashe na Mutagatifu Karara nawe wabo barabakire, nawe arahinduka. N'abakobwa b'Asizi baramwegera, imisatsi yabo myiza barayiyogoshesha ikasinakurira, bajya kwambara icupa bari basabiriza. Ariko kubera rwa rukundo rw'Imana kugira ngo begere abakene benshi, ngize Imana no muri Kiliziya ko zagiye zivuka n'imiryango y'Abihayimana ko yagiye ivuka myinshi ifasha Kiliziya, imiryango y'abapadiri benshi. Akenshi na kenshi rero ishingiye ku mutagatifu uyu nguyu wagendaga akoreshwa n'Imana kugira ngo Kiliziya izo mpano zose zibashe kugira abo ziramira. Kandi noneho no mu mibereho ya Kiliziya igikomeza kugeza uyu munsi, izo mpano zigaragare muri Kiliziya. Twibuke ko uyu mutagatifu nawe ari kumwe n'ibindi bihangange by'abatagatifu mu gihe cye byari abanyabwenge. Mutagatifu Tomasi wa Aquino we yari ahugiye mu gushyira inyigisho za Kiliziya ku murongo, agira ngo ababaza atari kubigisha iki bibe byanditse kandi bisobanuye neza. Ndetse na Mutagatifu Bonaventure nabo muri iki gihe cy'uyu mutagatifu. Mu gihe rero bari mu mashuri muri za universite z'i Napoli cyangwa z'i Paris mu Bufaransa, bari kuvuganira Kiliziya nyine muri abo bahanga nabo bakomeye, basobanura iby'Imana ku buryo ubwenge bwa muntu bushobora kubyakira no kubiburanira. Nyagasani akivurira izindi mpano ku ruhande kugira ngo abereke ko Kiliziya ari we uyigenga kandi uyiyobora kandi afite
n'impuhwe nyinshi agirira abakene umuntu atabasha gukumira. Numvise ko yabaye ibikomere 5 kugira ngo yemeze ko ibyo avuga atabyigirisha ahubwo bitumwa na Nyagasani. Stigmate rero ibikomere 5 ni ibyayizo bamwe ku musaraba, kimwe bakubise imisumari 2 mu birenge, cya gatatu ikirenge kimwe, ikindi cya 4 no mu rubavu cya 5. N'abandi batagatifu n'umutagatifu Catherine w'Isiena nabo yahawe yego twijeje ubundi mutagatifu Padre Pio nawe warahawe ibikomere 5 kugira ngo isi ya none yemezwe ko Kristo ari Nyagasani kandi akiriho kandi tugomba kumukurikira. Mu gihe rero abanyamugi tuba tuhugiye mu gushaka imari no kuyimanura no mu bukungu no kureka twabaho neza, ni byiza tuba heza rwose, ni byiza, ariko nanone tujye twibuka n'ivanjiri ya Kristo ko tugomba kuba abagabuzi b'amahoro y'Imana, abagabuzi b'impuhwe za Nyagasani, nk'uko uyu mutagatifu isengesho rye avuga ati Nyagasani gira umugabuzi w'amahoro yawe y'urukundo rwawe. Ahari ikindi bashyira icyiza, abaruhuye mu rwango bose ngende bashyira ibitunganye. Muri iki gihe rero ni wowe ugomba kubikora, ni wowe uriho. Abatagatifu bisangiye umuremyi, ariko Nyagasani ntajya arankoresha cyangwa se aragukoresha cyangwa agakoresha mugenzi wawe ufite umutima mwiza kandi w'umukristo cyangwa yajya, kugira ngo twese tube abagabuzi b'amabanga y'ingoma y'Imana. Abasaseredoti bafite ibyo bashinzwe, babigabure neza, ni hamwe abakristo mukagira ibyo mushinzwe. Twese rero muri izo mpano no mu miryango diyoseze, parote, Franciscani, imiryango y'ababikira inyuranye, Dominikani, muzi ko turi benshi muri kiliziya, ariko noneho izo ngabire iyo tuzihujije zose zikagana uwababaye ukeneye Nyagasani akazibona zijye zimugeraho. Twere imbuto nyinshi, ibihabwa ni umubibyi, imbuto yajyaga kubiba zimwe zigenda zibwira iruhande rw'inzira, izindi mu rusekabuye, izindi mu mabwa, inyoni zikazirira, izindi ntizibona aho zishinga imizi, izindi mama akazipfukirana. Muri Nyagasani bisobanura umugani w'umubibyi. Ahubwo twere imbuto nziza, maze muri Yubile turi guhimbaza impurirane tuvuge tuti ariko se tumaze imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda, imbuto tweze n'izihe? Iyo bigiye muri rusange tubyegeka ku bandi, noneho imyaka maze mbatijwe njyewe, bongerewe ku gafishi kawe. Muri iki gihe Karidinali yashatse ko dusura ingo, turazisura, abazo mu Kristo atajya wabatijwe ryari, tindakanya batajya ndabyibuka harira Karisya yandeze tereka ndabyifishi ugukomezwa shwi ugushyingirwa cyangwa n'ibyari byibutse igihe twashyingiriwe, abo bashakanye bakiriho. Usanga rero niba dusubire mu mafishi yacu bute ajya nabatijwe ryari, Ukarisitiya ya mbere nakomejwe ryari, gushyingirwa barashyingirwa. Noneho ibyo bizadufasha kwisuzuma tuvuga tuti ariko imyaka yose maze neza iziye mbuto, nk'uko turi kubyina tuvamo, sinari kugenda tuvuga turi ko iyo myaka umaze ntabwo nubwo yiyongera nyine tugenda tuva ku isi twitegura nyine kujya mu mpuhwe z'Imana twaje tuvuga.
twisuzume rero kugira ngo turebe niba hari imbuto twize, niba ntazo kandi igihe kiracyariho umuntu ahinduke koko n'aba batagatifu batoroshye bagiye bavuga bati reka duhinduke. Nyagasani Yezu nabane namwe.
hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Matayo 5:3. Dusabe nyagasani Mana yacu turakwinginze gira ukaristiya ntagatifu tumaze guhabwa, maze nidukurikiza urukundo n'ishyaka byarangaga Mutagatifu Francisco intumwa yawe, wiyumve mu rukundo rwawe kandi twitangira abantu bose ngo bagere ku mwukiro kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Yicare twumve ubutumwa bwa Padiri Mukuru Paruwasi ya Gikondo. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ni umunsi w'akataraboneka, umunsi twihereweho n'Imana. Mumfashe dushimire Imana rero kubera umugisha wayo yaduhaye kuri uyu munsi, kubera impuhwe n'imbabazi yaduhaye, kubera indulgensiya twarose. Nimumfashe twongere dushimire Imana cyose. Ni koko Imana ni inyampuhwe kandi n'imbabazi, itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Natwe yaduhaye umugisha wayo, iduha n'imbabazi zayo, iduha indulgensiya zayo, ititaye ku byaha byacu n'ububi bwacu, ari ukubera urukundo isanzwe tukagira kandi tugaragariza. Tuzayishimira kandi tuzayishimira iteka ryose. Mumfashe rero dushimire na Padiri Mukuru Ezekiel Kimbira, Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Sainte Famille, ndetse n'abakristo bose baduhaye umwanya wo kutwakira kugira ngo tubashe guca mu irembo ry'impuhwe z'Imana. Nyakubahwa Padiri Mukuru, turabashimira by'umwihariko, dushimira n'abakristo bose aka kanya mwatugeneye. Uyu munsi bari bafite izindi gahunda nyinshi ariko baziritse kugira ngo bakunde batwakire, maze tubashe guca mu irembo ry'impuhwe z'Imana. Imana nyagasani ikomeze kubonera imigisha yayo, impuhwe, imbabazi, imigisha n'indulgensiya turonka, diyoseze yacu ironka, ijye bikomeza guca na hano kuri Sainte Famille, maze mukomeze gutunga no gutunganirwa, mukomeze kubyara no guheka nk'uko n'ubundi ari mwatubyaye. Ndashimira rero mwebwe mwese mwafashe aka kanya, mwigomba aka kanya kugira ngo muze duce muri umuryango w'impuhwe z'Imana, muze muri urugendo butagatifu, urugendo nyobokamana. Umwiherero twakoze kuwa kane badusobanuye ko urugendo nyobokamana ni urugendo butagatifu nyine rugana Imana. Uyu munsi tugataha dutahanye n'Imana, twiyemeje kuba aho Imana iri, kandi aho Imana iri nta handi, ni mu rukundo, ni mu mpuhwe n'imbabazi zayo. Uyu munsi tugataha twahindutse kuri yo no ku mubiri, twabaye bashya, turi kumwe n'Imana, kandi twiyemeje kuyamamaza no kwamamaza impuhwe zayo zose, tubikesheje umugisha twahawe, imbabazi n'impuhwe z'Imana yatugaragarije, ndetse n'indulgensiya twahawe n'urugendo butagatifu. Bifurije rero ko twese ntihagire utaha nk'uko yaje. Dutahane ibyo byishimo by'Imana, dutahane uwo mutima wiyemeje kugarukira Imana no guhinduka, dutahane ibyo byishimo n'iyo migisha twahawe, maze ubuzima bwacu burusheho kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru, kandi ibyo dukora byose bikomeze kudufasha kubaka ingoma yayo mu bantu, kwera abandi imbuto no gutanga urugero rwiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twongeye kubifuriza umunsi mwiza, tubifuriza n'ibyiza by'Imana. Ikiganza cya Nyagasani gikomeze kidukoreho, maze kuko ubuzima bwacu bw'abavandimwe bacu bukomeze kurengera Imana mu byo dukora n'aho turi hose. Uyu munsi rero mbere y'uko dusoza igitambo cy'Ukaristiya, hari ubutumwa tugiye guha bugenewe abakristo bacu bose bo muri paruwasi yacu,
uzanyura ku miryango remezo ukanyura ku mpuzamiryango remezo, ni ibarwa mu butumwa, ibarwa ya gishumba abepiskopi bacu baduhaye yerekeye iyi yubile y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu ndetse n'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda. Nasabaga rero abayobozi bose b'impuza kugira ngo begere imbere bahe ubwo butumwa, hanyuma nabo baze kubushyikiriza abayobozi b'imiryango remezo. Abayobozi bose b'impuza begere hino begere imbere, n'abadahari twizeye ko bahagarariwe, tugiye gusaba begere ahangaha bose bahagarare hariya. Padiri mukuru wadutura iki gitambo, watwinjije mu muryango w'impuhwe z'Imana, waduhaye inyigisho kuri uyu munsi, wabaye umuyoboro w'Imana kugira ngo duhabwe impuhwe zayo, agiye kuduha ubwo butumwa muzageza ku miryango remezo. Ni kaya gatabo ni karimo ubutumwa, ibaruwa abepiskopi bacu bageneye abakristo bose kuri iki gihe cya Yubile, kugira ngo bidufashe kurushaho kuzirikana ibyiza twasigiwe cyangwa tuzashyirwa n'iyi Yubile, bidufashe guhinduka, bidufashe kurushaho kongera kuba bashya no kubaka kiliziya yacu tubifashijwe n'ingabire z'Imana. Aba rero mureba ni abayobozi b'impuzamiryango remezo bagiye guhabwa ubutumwa. Ivanjiri y'uyu munsi yatubwiye ngo murahirwa kuko amaso yanyu abona ibyo abandi batabona, murahirwa kuko amatwi yanyu yumva ibyo abandi batumva. Namwe rero murahirwa, abakristo mwese murahirwa mwaje mu rugendo rutagatifu nyobokamana. Ariko kandi ivanjiri yatubwiye ngo ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi urugendo rutagatifu twakoze rudufashe kugira ngo twebwe twese amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Uko twahangaha twese n'abo duhagarariye n'abo twasize mu rugo, impuhwe z'Imana zongere zitwigaragarize, impuhwe z'Imana zongere zitugereho, umugisha wayo duherekeze, maze ibintu biri ibyishimo n'amahoro n'ibiri n'umugisha. Uko twicaye ahangaha tuzongere duhagurukiye duhuriye mu bwami bw'ijuru hamwe n'abamarayika n'abatagatifu bose. Mbifurije rero umunsi mwiza, mbifurije ibyiza bya Nyagasani. Ahasigaye Imana ikomeze kuduha umugisha wayo kandi ikomeze kuduha ibyiza byose bituruka ku ijuru. Reka dusabe rero Padiri yegere imbere, hanyuma aduhereze ubwo butumwa. Arahamagara mu izina buri mpuzamiryango remezo, hanyuma ize yakira ubutumwa. Harimo ubutumwa bwa buri muryango remezo mushinzwe, mukazabubagezaho kandi mukazarushaho kwitagatifuza mwifashishije n'ingabire z'Imana. Impuza ya Saint Blaise, impuza ya Saint Pierre, impuza ya Saint Luc, impuza ya Saint Rose de Lima,
impuza ya Saint Michel. Impuza ya Saint Martin. Impuza ya Saint Paul. Impuza ya Saint Timothée. Impuza ya Saint Hélène. Impuza ya Saint Daniel. Impuza ya Saint Baptiste. Mukanya rero igitambo cya misa kirahumuje, tukaba tugira ngo tuganire na bamwe bitabiriye urugendo rutagatifu, urugendo nyobokamana rw'uyu munsi, aho abakristo ba Paruwasi ya Gikondo baje guca mu muryango w'impuhwe z'Imana hano kuri kiliziya ya Mutagatifu Sainte Famille hano i Kigali. Turi kumwe n'umuvandimwe kugira ngo abatangira atwibwira. Nitwa Nizeyimana Jean Damascene, nkaba ndi umukristo wa Paruwasi ya Gikondo. Nizeyimana Jean Damascene, urumwe mu bakristo baje mu bitabira urugendo nyobokamana rw'uyu munsi rwari rugamije guca mu muryango w'impuhwe. Ni iki urugendo nk'uru nguru rugusigiye cyangwa se rukumariye? Urugendo nk'uru nguru runsigira ibyishimo, cyane cyane ko hari ibyo tuba tudasobanukiwe nko muri uru rugendo rutagatifu. Abasaserdoti bacu bakadufasha ku ibisobanuro byimbitse bihagije, kandi natwe koko tugasobanukirwa, bigatuma natwe tugira ibyishimo by'imyota y'iyo twari dufite, kubera ko akenshi na kenshi hari ibibazo abakristo bibaza biba byashubijwe. Ubwo rero nk'umukristo mba numva nshubijwe, kuko hari ibyo nibazaga cyangwa n'abandi bibazaga baba baboneye igisubizo. Ubwo rero natwe urugendo rutagatifu, cyane cyane duhereye mu ngo zacu cyangwa se no mu miryango remezo, ariho kiliziya ntoya ari kiliziya itangirira, natwe tugira ibyishimo, ndetse byaba ngombwa tukanabisangiza n'abatabonetse batabashije kuhagera, tukabigeza no mu ngo zacu. Turabona uri bamwe bahawe ubutumwa muri iki gitambo cya misa, ubutumwa mushinzwe kugeza ku bakristo. Ni iki wumvise ushyikirijwe ubutumwa nk'amarangamutima? Ni iki wumvise ushyikirijwe ubutumwa? Numvishe ibyishimo kuri ngewe, kuko iyo muri kiliziya ari nayo duhamagariwe kwitagatifurizamo, baguhaye ubutumwa, ugira ibyishimo muri wowe, cyane cyane iyo ubyiyumvamo wumva ko ari ndetse ari ufitemo ubushake bwo gutagatifuza, ari naho witagatifuriza imbaga y'abakristo muri rusange. Uhita wumva ko hari ubutumwa uhawe ugomba kugeza ku bakristo, nawe kandi bukureba. Twifuje namwe ubutumwa bwiza, byayo byose namwe barabareba. Ubwo rero twifuje ubutumwa bwiza, tuzahura ubutahamo tubwira uko bwagenze. Murakoze cyane, tuzabisobanura natwe, kandi natwe tuzaba twisobanukiye kuko ubu butumwa tukibuhishiwe. Hano rero turi kumwe n'abavandimwe Alphonse akaba ashinzwe komisiyo y'abarayiki muri Paruwasi ya Gikondo, ari kumwe n'umufasha we, ariko nagira ngo atangire nawe atwibwira nubwo nari muvuzeho. Murakoze, nitwa Alphonse Nshimiyimana, ndubatse ndi kumwe n'umufasha wanjye, dufite abana 3. nkaba arigiye kuriye komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki muri Paruwasi ya Gikondo, ariko kandi nkaba ari nanjye ukuriye itsinda ry'abagabo b'ingoboka bo guhazwa gutagatifu muri Paruwasi ya Gikondo.
Bwana Alphonse, dusoje urugendo nyobokamana rwagamije guca mu irembo mu muryango w'impuhwe z'Imana hano muri Sainte Famille. Uri mu bamwe mu bitabiriye urwo rugendo, noneho by'akarusho uri kumwe n'umufasha wawe. Niki urugendo mwumva rubasigiye kuri uyu munsi? Murakoze. Uru ni urugendo nyobokamana, ariko kandi ni urugendo ruri mu mateka ya Kiliziya. Turi muri yubile y'impurirane, imyaka 2025 inkuru nziza igeze ku isi, imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Ni urugendo rurerure kandi rwiza rwo kwishimira, ariko noneho kuba uyu mwaka wa yubile ubaye ugeze, turi abakristu, mfite icyo nshinzwe muri Kiliziya, nkuriye abandi bakristu, nge ni nk'ibyishimo. Noneho by'umwihariko kuba paruwasi yakoze gahunda yo kuza guca mu muryango w'impuhwe z'Imana, ni ibyerekana ko ubushyo bw'Imana bwa paruwasi ya Gikondo bufite inyota yo kujya mu ijuru, bufite inyota yo kwitagatifuza, bufite kandi inyota yo gutagatifuzanya. Niyo mpamvu mwabonye buri mukristu wabishoboye gutazanya umufasha, abazanye n'abana, abazanye n'abaturanyi, twese twagiye turindana, turahekana, turaza kugira ngo twese turonke uwo mukiro, izo mbabazi, izo mpuhwe, kandi twifurizanye twese kuzajyana mu ijuru nk'uko twabihamagariwe muri batisimu twahawe. Murakoze. Mu kanya mu nyigisho Padiri Ezekiel yatanze yakomoje ku masakaramentu duhabwa, avuga ko adusaba kujya tuyazirikana ndetse no kurebera hamwe imbuto ayo masakaramentu yaba yaratumariye. Madamu Alphonse, inyigisho nk'iyo ngiyo kuri wowe uyu munsi uyizirikana ute, yakumariye iki? Kudushishikariza kongera kuzirikana ku masakaramentu duhabwa, none mwebwe nk'amasakaramentu mwahawe wowe na Alphonse, ni iki inyigisho yongeye kubibutsa? Iyi nyigisho yatwibukije ko turi abana b'Imana, yatwibukije ko amasakaramentu twahawe agomba kuzatujyana mu ijuru, kandi ko tugomba kubamo imbuto y'urukundo, yo kubana n'abana n'umuryango n'abantu neza, ku buryo tuzajya imbere y'Imana tukeye tumeze neza. Murakoze. Turimo kwizihiza yubile imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda, ndetse n'imyaka 2025 yo gucungwa kwa muntu. Madame Alphonse, ukurikije imyaka mufite n'akamaro batisimu yabarakumariye, ni iki wumva kumenya Yezu, kumenya inkuru nziza kuri wowe byakumariye mu buzima bwawe? Kumenya Yezu, kumenya inkuru nziza byanyubatse umuryango mwiza muri Kiliziya Gatolika, wo kumenya Imana, wo kumenya kubana n'abantu neza, wo kurangamira ijuru. Ubu rero muri yubile, iyi yubile iratuzanira inkuru nziza y'umukiro muri Kristo Yezu. Rero turifuza ko umukristo wese arangamira ijuru muri iyi yubile turimo. Murakoze. Bwana Alphonse, mushinzwe komisiyo y'abarayiki muri paruwasi ya Gikondo, ariko mu buzima busanzwe namwe mu myaka 125 Kiliziya yizihizamo, Kiliziya y'u Rwanda yizihizaho inkuru nziza yakiriye, ufite imyaka yawe, ni iki wumva mu myaka umaze umenye Kristu byakumariye? Murakoze. Kiliziya mu Rwanda imaze imyaka 125, nanjye maze imyaka 53 mbatijwe. Ni amahirwe nagize yo kuvukira mu muryango w'abakristu, bahita babatiza ndi umwana. Ni amahirwe nagize kubyarwa n'ababyeyi b'abakristu bantoje gusenga nkiri muto. Ni amahirwe nagize kubyarwa n'abakristu kuko bantoje kwitabira ibikorwa cyangwa imirimo ya Kiliziya nkiri muto, kuko icyo nishimira kugeza ubu nuko guhera mfite imyaka 8, buri munsi cyangwa buri cyumweru uko ndi mu Kiliziya mba mfite ubutumwa mfite. Natangiye ndi umuhereza muto, nkomeza ndi umusomyi, nkomeza ndi umuririmbyi, yewe n'umutekano narawukoze, imihimbazo narayiyoboye. None
muri 2023 ndi Gitarama imiryango remezo itangiye kuvuka, ndi mu bafashwe nanjye na Diocese ya Kabgayi kwigisha abantu gushinga imiryango remezo. Byangiriye akamaro kuko ubu umuryango remezo uko watangiye uko ukora iki ndabifite cyane, binafasha noneho ko aho ndi hose numva ngomba kugira icyo marira abakristo bagenzi banjye. Aho ndi hose ngomba kugira ubutumwa nkora, noneho by'umwihariko ngeze Gikondo natore kuba umuyobozi w'umuryango remezo wari unagishingwa rwose witwa Fabien muri Saint Patrick. Turawuremarema n'ubu kandi tubona ko ushobora kuba ukomeye cyangwa se uri mu miryango remezo ikomeye. Ngiye biranshimisha cyane, numva n'imbuto nishimira, nta kwiratana yego, ariko nayifashijwemo n'Imana, ngira Imana nabo twatangiranye barakomeza. Nyuma yo kuyobora umuryango remezo nashinzwe n'impuza Mutagatifu Helena, nacyo ni igikorwa cyiza kubana n'abandi, gufasha bagenzi banjye bayobora imiryango remezo kuyobora umuryango remezo nk'umuntu wari ufiteho uburambe. Ariko kandi by'umwihariko noneho uretse kuyobora impuza, nagize n'andi mahirwe shingwa indi mirimo. Bangize umugabuzi w'ingoboka Eucharistia, ni igikorwa gikomeye kandi cyubashywe. Singiye kubabeshya, ubwa mbere bandambagiza nabanje kubikwepa nohereza abandi, n'ubwa kabiri ndabikwepa nohereza abandi, ariko ubwa gatatu narafashwe nyine nta kundi nta kwigobotora ndabukora kugeza uno munsi. Ariko noneho by'akarusho bagenzi banjye nabo sinzi icyo babonye bishingikirije, bangira kizigenza wabo nijyo bayoboye. Ibyo nabyo biranshimisha, ariko nkavuga nti batisimu nahawe nkiri uruhinja, batisimu yambereye inzira. Ibyo bikorwa byose, ubwo butumwa bwose ni yabatisimu nkesha ku babyeyi banjye, ni yabatisimu bo mu muryango wanjye. Ariko kandi ngashimira n'Imana kuko sogokuru ubyara mama yankundishije ikintu bita isengesho, kuko iyo twajyagayo buri mugoroba twavugaga ishapure. Impamvu uvuga nti ntabyibagirwa, kandi yari afite inzu ifite pavoma y'amatafari, amatafari yangaya ashashemo, tugapfukama ishapure yose ikarangira, ku buryo hari byageze n'igihe noneho bantumayo ngashaka kwanga kubera kwa gupfukama. Aho nkuriye nibwo naje kubitekereza ukuntu yaga nanga kujyaho kubera gupfukama ishapure ya buri munsi, nza gusanga ahubwo noneho kwa gupfukama nkashikama ku amavi agashya, aribyo bimfasha no kwirengera izindi ngorane nahura nazo, aribyo bimpa imbaraga zo gushikama ku murimo nkora, ezo zimpa imbaraga zo kunamba kuri kiliziya kugeza uno munsi. Turimo kwizihiza rero imyaka 25, wavuzeho imyaka ufitemo guhera kuri batisimu uri umukristo. Niki wumva kuba waramiye Kristo byagufashije mu rugo wubakanye n'umufasha wawe? Murakoze rero, burya iyo wubatse urugo ni byiza baragushima ati buzabyare muheke hungu nakobwa. Ariko ngiye nk'umukristo nk'umugabo w'umukristo naje gusanga mu rugo rwanjye ndi padiri mukuru, kuko urugo rwanjye nanjye dufata nk'aho ari paruwase, nkaba ndi padiri mukuru, madame akaba vikeri wanjye. Ni ukuvuga ngo ni kiliziya yanjye, ni kiliziya nyobora, ni kiliziya ntoya, ni kiliziya remezo, ni kiliziya shingiro. Ariko nkumva ko aho ndi ari jye muyobozi wa roho zabo nshinzwe mu rugo rwanjye, ari madame ari abana, byanze bikunze ngomba kubafasha kwitagatifuza, mbashishikariza ko nkuko tubirima ngo twaremewe kuzajya mu ijuru. Ntabwo ijuru tugomba kuritegereza ahantu tuzarisanga handi. Ijuru ritangirira iwacu mu rugo iwacu, ijuru rito riri mu rugo iwacu, ariko kandi ridutegurira kuzajya mu ijuru rinini igihe nikigera, tubeho mu byishimo mu rugo iwacu, twishime nk'abari mu ijuru. Ngicyo ikintu ubukristo bwanjye, ngicyo ikintu ubukristo nahawe natojwe bwashyizemo byongeye, kandi Kristo mpabwa, kandi Kristo ntanga ngabura, antuyemo, atuye mu mufasha wanjye,
atuye mu rugo rwanjye, ni ukuvuga ngo ngewe numva ndi tabernakulo, madamu wanjye numva ari tabernakulo, urugo rwanjye numva ari tabernakulo, numva ari ahantu hatagatifu ngomba gutura ntishimye. Nifuza ko n'abandi baza tugaturana dusangiye ibyishimo n'umugambi mwiza wo kuzashyika mu ijuru rinini navuze, ariko baze tubare twishimane mu ijuru ritoya iwanjye kwa Padiri Alphonse mu rugo iwanjye. Madamu Alphonse, ufite imyaka umaze uri umukristo, ni iki wumva byagufashijeho cyangwa se byatumye wubaka urugo rwawe nk'umukristo? Iyo witegereje, iyo uteye kuba umukristo ubu ngubu, urugo rwawe n'ukuntu rumeze rumeze rute? Urugo rwanjye mu bukristo bwanjye maze imyaka nanjye 53, nabatijwe naraye mvutse, nkurira mu bukristo. Ubwo bukristo rero bwamfashije kubaka urugo rw'ubukristo. Mu bukristo bwanjye byamfashije gukurira mu bukristo. Urugo ruba rufite ibibazo, rufite ibintu byinshi, ariko ibyo bintu kubera ubukristo, kubera uri umukristo ufite kwihangana, mufite byaba byiza byaba bibi murashima, abantu mo gushima no guhimbaza, biguha imbaraga zose zo gutsinda bya bindi byose, uburyo rugo ruba rumeze neza. Rero nshima ubukristo bwanjye natojwe ndi umwana kugeza nari umunsi Imana yafasha impa n'umutware w'umukristo, ndayishima. Kandi tugerageza kuba mu bukristo tukabera abaturanyi abakristo, twifuza ko twese twaranira ubukristo buzatujyana mu ijoro. Murakoze. Turabashimye Madamu Alphonse na Bwana Alphonse, turabashimye cyane kuri ubwo butumwa muduhaye n'ubuhamya mutanze, kuba mwaramenye Kristo mukiri abana, ndetse bikaba binabaranga mu butumwa bwanyu mufite nk'abashakanye mu rugo rwanyu ndetse n'abaturanyi. Twifurije ibihe byiza, iyi yubile ikomeze babyutsemo umusemburo n'uburyo n'ukinyotera cyo gukomeza kuba abakristo ho mutuye. Tubashimiye rero kuba mwabanye natwe, dushimiye ku buryo bwihariye abakristo bose baje bitabiriye urugendo nyobokamana, twizera ko urugendo nyobokamana rubasigiye indurugensiya zitabarika. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza mwese. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza hano ku butaka bwa Sainte Famille i Kigali.